tayari. Wow, urabona yuko rwose ngubu butumwa bwacu twamaze kubugeraho. Mana we, uburezi buragahoraho. Official ntacyo atazabakorera. Iyi ngiyi ni document ushobora kujya uprintinga buri mwaka, ikabika history zawe zose zijyanye na message waba warakiriye wohereje, cyangwa se activity yose yabahereye kuri telefone yawe ukagira ute ukayibika. Nuvuga ngo ahangaha message yose waba warakiriye ukigura telefone utarayiformata, iyo message hano rwose urayigarura neza ukayibona, ukayabasha kuyakisinga bitagusajya kujya kwihiga, ku buryo ushaka kuza hano ukandikamo izina gusa ryayo. Niba ari message za mobile money urazibona zose uko zakabaye. Rero n'abantu baguhamagaye, n'umuntu waguhamagaye ukigura telefoni hano urabibona. Ngubu buryo bwemewe n'amategeko ushobora kugenda ugakoresha, ku buryo urabona bakwereka itariki, bakakwereka aho bwaturutse, bakakwereka n'itariki, byose ya message yose uko yari imeze bakabikwereka kandi mu buryo busomeka. Pana biriya bintu wagira ngo ntiwamenye ukuntu nyine biba bimeze. Urabona ko hano ibintu neza rwose birasomeka. Bantu banjye muraho mumeze neza. Hano Barida Official bisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None ahangaha rero murabona abantu benshi bagiye bakomeza kutubaza ati ese ni gute wagarura ubutumwa bwasibwe, ese ni gute wabona ubutumwa bwawe bwose cyangwa se message zawe zose ufite kuri telefone yawe nka document nk'iyi ngiyi. Ku buryo document urabona ahangaha bari kutwereka ati wakiriye ubutumwa ku itariki n'iyi, wenda bwaje buturutse kuri Airtel, kuri mobile money, bwaturutse ku muntu runaka. Noneho wenda bakahita bakwerekana bwa butumwa bwose, niba ari amafaranga wakiriye bakayakwereka byose, nyine bakagenda bagira ute babikwereka mu gatebo nk'aka ngaka, nta bintu by'ubupapirano n'amatariki ukayabika. Kuko abantu benshi bajya bakunda guhura n'ikibazo cyo kubazwa message igihe havutse nk'ikibazo wenda kijyanye n'igihe bishyuye amafaranga, nyamara ugasanga umuntu abuze igihe yishyuye amafaranga, bisajya guhamagara kuri MTN, nyamara kuri MTN cyangwa se kuri Airtel ugasanga bari gutwara igihe kinini kugira ngo bafatishe, rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo ubashije kubafata. Rero uyu munsi ngiye gukorera ukuntu wa printing cyangwa se wakora backup, ukagira ubutumwa bwawe nk'ubu, ukaba ufite document y'ubutumwa bwawe waba uyikeneye nko mu kwezi, ukaba wayikora cyangwa se ukajya uvuga buri munsi kajya nkora backup. Noneho cyase ukanabiregera bikajya byikora buri munsi kushyizeho data, uko amasaha 24 ashize ubutumwa bwawe bukajya buhita bujya kuri Google Drive cyangwa se kuri email. Noneho byasaba ngombwa yuko bagusaba message zawe cyangwa se ari nka proof cyane cyangwa ikintu kiragaragaza yuko wakoze wishyuye wenda runa, cyangwa se hari message wakiriye barasije. Kuko umuntu ashaka kukohereza message nyuma agasanga isibye, ariko kubera yuko we telefone yawe ikora backup, ari automatic backup, even nubwo waba wagize waforomase telefone yawe, n'ubundi bwa butumwa urabubona ko bwaragiye kuri email automatic. Murabona ngubu ndascrollinga nkakomeza nkagenda kugeza ku butumwa bw'igihe ukira wenda nko guforomatira telefoni yanjye. Kanza nkwereke wenda nka hano, urabona nk'iyi message ni ya July 10 kwa 7 2025 saa 12 ni saa 12 minota 25. Ya message avuga ngo bamasitondere ngo abaguhamagara ibiki n'ibiki. Nuvuga ngo hano bagenda bakwereka nyine message zose zo muri telefoni yawe, kuba noneho ubaye aribwo ukigura telefoni utarayiforomata, message zawe zose ahangaha urazibona neza cyane rwose. Hano urazibona. Rero muhawe kaza hano Burezi Rwanda TV katurebere ukuntu ubikora. Mbere ngeze kuri YouTube channel, kan like, subscribe, ufungura zigira hano tujye tubana igihe cyose. Birumvikana ntago ari akantu gatoya gusa, ni inzira yoroshye, ariko usabwa kuba ufite internet. Fata telefone yawe dutangire ujye muri application yawe ya Google Play Store, usachingemo ngo SMS backup
and restore Android. Haraza akantu kameze gutya, urabona haranditse ngo SMS backup and restore, ukanda install urategereza. Bitewe n'umuvuduko wa internet yawe birafata akanya gato cyane rwose. Urabona iri kugenda ibarageze kuri 30%, igeze kuri 32% bitewe na internet ifite mega nkeya, ni mega 17 zonyine. Ahangaha nyine ukaba wabasha kubika iki, ukabika message zawe neza cyane. Noneho hano nibimara kumera gutyo, urabona baratubwiye ngo kamaze kuba installed. Hano tutatuvamo tukahihorera nago tatucyakeneye, ahubwo urayituza heyo, urayituza ahangaha handitse ngo SMS backup. Kano kahapu ngaka muri kukabona, ngaka rwose kagezemo, ngaka muri kukabona rwose. Hano tugafungura, nitumara kugafungura urategereza gatoya. Umaze gutegereza arakwereka ngo welcome SMS backup and restore, protect your important message and call logs. Hano no kuvuga ngo ubundi bavuze ijambo backup ni gufata amakuru yawe cyangwa se data zawe, message zawe cyangwa se call history y'abantu bagwamagaye, ukabibika hano ku buryo anytime igihe runaka bizakenerwa ushobora kuza kugira ute kubibona. Then dukore get started. Nuko get started barakubwira ngo allow SMS backup and restore to access your phone call logs. Ukore allow, kwemerera ino app kuza kugira ububasha kuri za message zawe, ugakora hano handitse ngo allow. Imaze gukora bakavuga ngo allow SMS to access contact. Noneho nukwemerera kaza kugera muri nimero zawe za telefone kugira ngo ize kumenya ngo uyu muntu yohereje ibi bintu ni nimero iyi, ukore allow. Noneho kwa allow notification, kwemerera niba yaza gukoreza message ugakora allow. Wose ugenda ukora allow byose asigaye. Imaze gukora allow urategereza uhingukira ahantu hameze gutya. Nk'ubu urayaba nanjye basobanureka ngo your message and call logs are currently unprotected. None banyereka ngo message 2440. Hano muri kubona hejuru handitse set backup, noneho handi haranditse ngo call ni 142. Bivuze yuko call ni nkeya kuko ngewe sometime hari igenze hanagura. Noneho ariko nzanagura nabaje kuzikorera backup n'ubuno nkahita nzisiba kuri telefone. Noneho hano murabona handitse message 2440. Ukanzeho ikintu cya mbere cy'ukore tuzagakanda hano handitse ngo set up backup, sibyo? Imaze gukora handitse set up backup, bahita bakwereka ngo urudureke to backup za message uko ari 440 na call log. Ayatwe kubera twishakira backup yo gukora backup iki message, ibyo byo guha by'abaduhamagaye ntibitureba. Nabyo ni mu bikenera mu byandika muri comment. Gusa mwebwe muri kunyumva ndatekereza no hano mwatangiye kubona akantu akahira ku kandi, usimbuka kamwe wagera imbere bikanga. Twakomeje next, yuko za hano handitse next, hano hasi muri kwabona bahita bakwereka ngo where would you like to store your message. Niyo ushaka kubika ubutumwa bwawe, barakwereka ka mbere Google Drive, kabiri Dropbox, gatatu OneDrive, kane your phone but not recommended. Kuri telefone yawe barakwereka nkaho ushaka kubibika ariko ntabwo ari recommended. Kubera iki? Telefone yawe bayikuba, telefone yawe format. Niyo mpamvu iya mbere yanditse ngo Google Drive. Google Drive ni email ni uvuga ngo niyo bakwiba telefone ya email yawe ukishyira muri telefone, uyigira access na bya bintu byawe byose byabaye byibikaho, ukagira ute ukabibona. Hano barakubwira ngo status not the login. Ukanda hano handitse login kugira ngo ushitemo email iraza kubigize ute kujyaho bwa butumwa bwawe cyangwa se za message zawe ugiye gukorera backup. Baravuga ngo only ngo select niba uratanga full access ku mafile yose cyangwa se ari folder yonyine tura creating. Hano hihorera uko hameze, ugahitamo hano handitse ngo only access to files and folder opened or created with SMS backup restore, ugakanda okay. Yukanze okay, bahita bakubagira ute bakwereka ama email yawe, kaduhitamo nk'iy'Uburezi Rwanda TV. Uburezi Rwanda TV dukore okay. Nitumara gukora okay, birarodinga bimara kanya gato bitewe na speed ya internet yawe, bitewe na speed ya telefone. Bakwereke hano uze ukore arrow, ukore continue hano hasi. Numara gukora continue utegereza kanya gato, bakwereke ngo authentication completed successfully. None barakwereka ku status baravuga ngo logged in Uburezi Rwanda TV @gmail.com. Noneho hano nta gisigaye, uhituza hano handitse ngo select folder ugahita uhitamo folder noneho cyangwa
cyangwa se ahantu ni nk'icyumba bwa butumwa bwawe bugiye kujya kwibikamo muri Google Drive, muri server ya Google, ntago ari kuri telefoni yawe. Noneho wowe icyo uhita ukora hano handitse ngo hano hari utudomo dutatu hano hejuru, ugahita ukora create folder ukahita izima. Hano tuyita ati ubutumwa bwose, nitwandika ngo ubutumwa bwose dukore okay. Nitumara gukora okay, baratwereka noneho iki ya message ngiyi hano hejuru ya folder cya cyumba cyacu, ubutumwa bwose dukora. Hano hasi handitse ngo use this folder, nidukora use this folder tuza dukwikorera iki. Hano handitse ngo delete backup order dani. Hano urabona haranditse ngo bashaka kukwereka ngo ujye usiba backup muri telefone yawe nyuma y'iminsi wenda 30 cyangwa 40 ingahe. Turakora do not delete. None tuza hano handitse ngo save tuhita dukandaho save. Nitumara gukora save then twikomereza next hano hasi. None baratwereka ngo schedule recurring backups. Nuvuga ngo hano nukuregera ukavuga ngo message buri munsi cyangwa se buri saha cyangwa buri cyumweru zijye zikora backup zijyana kuri Google Drive, ku buryo igihe cyaricyo cyose umuntu ashaka kukwiba telefone nibura mu gihe cy'isaha ukora wakoze backup. Noneho ushaka ko guhita ugikorera none ahangaha kana ko hejuru uragafunga ugahita noneho ukora iki, ugahita ukora hano handitse ngo backup now. Nukora handitse ngo backup now, berata bitangira birodinge ngo backup in progress, bikagenda urabona birimo biragenda bigiruka nkano bigeze ku 9%, ugategereza nyine ugategereza gusa bibaye byiza umaze gukora backup none akubera inshuro ya mbere ushobora no guhita setting ukavuga ngo setup schedule ya indi twagiye tubona iki ya diary cyangwa se diary no kuvuga ngo ni umunsi hawari ni saha, ni buri saha nono weekly ni buri cyumweru kushizeho data ya backup kagita yikora kuzanyuma ariko cyo twita increment. Noneho bimaze kubikora gutya tayari backup yagize ute yarangiye ukaza hano handitse ngo view upload queue. Hano ugahita ugira tugakandaho, wamara gukanda ugakora ngo upload now, gakora yes. Yumaze gukora yes bita bijya kuri Google Drive neza 100%. Ubu ngubu ugarutse hano bakakwereka ngo view backups, barakwereka zazindi hano zibone, ariko ngewe dushaka kubona file nk'iri. Urabona za message zasungize gusa twebwe icyo dukeneye kubona document imeze nka ya yindi naberetse tugitangira niba mwibuka neza. Mbere yuko nyibereka tubanza twikoze kuri Google Drive bereka neza ko bya bintu byacu byagezeho. Niyo wajya mu yindi telefone irimo email yacu twagira ute twabibona. Urakanda hano tuze duhitemo email yacu y'Uburezi Rwanda TV. Email yacu y'Uburezi Rwanda TV muri kuyibona, ukandeho hano nukandaho murabona yuko kaga file ngaka sibyo SMS ngaka, ariko twaga twishakira iki, twishakira document nka yayindi. Turaza dukande muri application yacu tuze hano hasi handitse ngo export from backup, duhitemo kandi kacu dukandeho. Nitumara gukandaho batwereka ibi bintu ubirabyihorera gutya, waraza uhitemo HTML include image or message byose ubyihorera gutya. Nanjye tukora export. Numara gukora export barahita bakwereka iki, barakwereka kano kantu. Namara kukwereka kano kantu uragakandaho ukitira irindi zina wandikamo wenda ati ubutumwa akadomo PDF. Hasi gakore kwa kantu ka view saving nk'ibisanzwe, baratubwiye ngo export successfully open. Dukanda open bise bifungukiye muri Google Chrome. Muri Google Chrome wabibonye, dore rwose za message zacu ngize. Ngubu ngewe nahita nkwereka message yo mu mwaka ushize. Message mu mwaka ushize hasi ahera pages, dore urabona ni pages zigera muri 150 na rwose. Tumanuke hasi nkwereke message peruka kuba mfite muri telefone yanjye kuva muri
kuva mu kwezi kwa karindwi uko ndumva yuko mperuka guforomata telefone yanjye, bivuga ngo message zose z'icyo gihe ngizi zirimo hano, aho kugira ngo uze kwirwa kubera bari nyinshi. Rero dore ngiyi message mperuka kwakira, ngiyi yaje ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi 2025 isaha 10 za nimugoroba n'iminota 25 n'amasegonda 12. Yaravugaga ngo bamaso ni zimwe zoherezwa na MTN nako na MTN cyangwa se na Airtel. Ubwo rero nukunguko none yo rumaze kugera gukagira kari PDF ukamanuka neza uba wanakorenza umuntu kuri WhatsApp, ukanda hano hejuru utudomo dutatu, ukaza hano handitse ngo share, umaze gukora handitse share, ukora handitse print. Iyo umaze gukora handitse print, kubera ko ntago ari message nyeya, haba kwenga ngo preparing preview, ugategereza. Umaze gutegereza bitwara akanya gatoya muri hangana, gusa mu gihe tukiri kugategereza katube tunaganira ku bindi bintu bigiye bitandukanye. Ubundi uburezi ni iki? Uburezi Rwanda TV. Aha kaje we ikintu itukora rero ituzano handitse ngo hano handitse PDF kwa kantu k'ubururu, kunyuga kandaho, yukanzeho nabwo birongera bagakora preparing. Nazo gukora preparing bahita bagwiriza ahantu uturashira izina ryako, ari izina rishyashya. Ibi bintu ntago bigoye, tugereze gatoya. Nani nimba mbabwira ngo uburezi, akazi na technology byose ni byawe hano ku Burezi Rwanda TV. Sasa rero ngibi hano icyo urakora wowe urandika ngo ubutumwa, urahindura izina ubutumwa kadomo PDF, kore yes tayari. Nuzamo hano muri file manager yawe, ukaza hano muri document, urabona ya file yitwa ngo ubutumwa PDF, nukandaho gutya birahita bifunguka. Kanda subscribe, like na share kuri Uburezi Rwanda TV. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe. Tayari. Wow, urabona yuko rwose ngubu ubutumwa bwacu twamaze kubugeraho. Mana we, uburezi buragahoraho. Official ntacyo atazabakorera. Iyi ngiyi ni document ushobora kujya uprintinga buri mwaka, ikabika history zawe zose zijyanye na message waba warakiriye wohereje, cyangwa se activity yose yabaye kuri telefone yawe ukagira ute ukayibika. Nuvuga ngo ahangaha message yose waba warakiriye ukigura telefone utarayiformata, iyo message hano rwose urayigarura neza ukayibona, ukayabasha kuyakisinga bitagusajya kujya kwihiga, ku buryo ushobora kuza hano ukandikamo izina gusa ryayo. Niba ari message za mobile money urazibona zose uko zakabaye. Rero n'abantu baguhamagaye, n'umuntu waguhamagaye ukigura telefone hano urabibona. Ngubu buryo bwemewe n'amategeko ushobora kugenda ugakoresha, ku buryo urabona bakwereka itariki, bakakwereka aho bwaturutse, bakakwereka ni itariki, byose ya message yose uko yari imeze bakabikwereka kandi mu buryo busomeka. Pana bira bintu wagira ngo ntiwamenye ukuntu nyine biba bimeze. Urabona ko hano ibintu neza rwose birasomeka. Rero ubu buryo nibwo bwonyine ushobora gukoresha bugaba bwize bukurusha ubundi bwo bwose, kuko abantu benshi mwakunze kugenda mumbaza icyo kibazo. Ngayo nguko rero, bye bye, God bless you, Imana ibarinde. Ariko nkubwira ngo nyamuneka, waba umunyarwanda waba umurundi wowe uri kunyumva, nabonye rwose barundi benshi basigaye bakurikirana ino channel yacu y'Uburezi Rwanda TV. Murumva ko channel imaze kwagura, imaze kwaguka, imaze kugera kure. Mbibutsa ngo mujya mukanda subscribe, musangize inshuti zanyu, ahasigaye tujye dukomeza tubane igihe cyose tukubake umuryango mugari w'Uburezi Rwanda TV. Bye bye, God bless you, Imana ibarinde. Uburezi, akazi na technology byose ni ibyawe.